nongeye kuguha ikaze kuri Leo TV Entertainment nk'uko tubana buri munsi. Murabizi ko uyu ari wo muyoboro wa YouTube babasobanutse kandi basobanukiwe, ndabizi ko rwose namwe mwantangira ubuhamya. Hanyuma rero uyu munsi tugiye kugaruka kuki? Tugiye kugaruka ku bintu bigera kuri bine udakwiriye kuba waganiriza abantu. Ibi ni ibintu bine byaje kuba bishyirwa hanze n'abagabo bagiye bakomeye mu bigendanye nyine n'imitekerereze ndetse n'imibanire muri rusange, kuko ibi ni ibintu bishobora kuba nyine iyo wirinze kuvuga bino bintu, ni ibintu bishobora kuba byakugira umuntu w'umugabo, bikakugira umuntu nyine ukomeye muri rusange, bikaba byanatuma abantu benshi batabona uburyo bakwinjirira ngo bagusenye. Uyu munsi munyemerere turamburire hamwe igitabo kitwereka ibyo bintu bigera kuri bine by'ingenzi udakwiriye kuba waganiriza abantu. Nge tugiye kwana rero muri iki kiganiro, nitwa Leo Dukuze, nguhaye ikaze. Twihuse rero, burya mu buzima bwa buri munsi hari ibintu bimwe na bimwe udakwiriye kuba wabwira abantu niba ushaka kwirinda ibibazo no kubaho mu mahoro muri rusange. Mu gihe nyine uba ushaka nko kubaho mu mahoro ukirinda ibibazo bigiye bitandukanye, uyu munsi rero munyemerere turebera ibyo bintu bigera kuri bine ukwiriye kuba wazirikana, ukaba utabibwira n'umuntu n'umwe uretse wenda wa muntu uba ari ingenzi kuri wowe. Ikintu cya mbere rero, aba bagabo baje kuba badushyirira hanze, ikintu udakwiriye kuba wabwira abantu ni amakuru yerekeranye n'amafaranga yawe, cyangwa icyo wakita nka financial status mu rurimi rw'icyongereza. Iki kintu rero ushobora kwibaza ati ese kivuze iki? Iki kintu hari abantu benshi nyine usanga bagenda bavuga ibyerekeranye n'amafaranga batunze, ugasanga ari kugenda avuga ati akazi kanjye mpembwa amafaranga angana gutya, ibigendanye n'ibi byose ugasanga ari kugenda agira ati ngewe mfite imyenda ingana itya mu gasozi, ugasanga nyine ni ikintu kitari cyiza. Aba bagabo rero baje kuba batubwira yuko kugenda ugaragaza ibigendanye n'amafaranga utunze, imyenda ufite muri rusange, ibi ngibi atari ibintu byiza cyane habe na gatoya. Niba ushaka kuba umugabo nyamugabo, ntuzagenda uvuga ibyerekeranye n'amafaranga yawe cyangwa icyo wakita nka financial status. Twagiye ku kintu cya kabiri. Ikintu cya kabiri rero udakwiriye kuzajya uganiriza abantu bose wiboneye, ni ikintu kivuga kiti imigambi yawe yo mu gihe kizaza. Nyine kuri usanga umuntu agenda avuga imigambi yo mu gihe kizaza, ari kugenda avuga ibigendanye na future ye cyangwa future plans afite muri rusange, ugasanga ari kugenda agira ati ngewe muri uyu mwaka ndashaka kuzagera kuri ibi, ugasanga ari kugenda avuga ibintu byinshi, agira ati uyu mwaka ndashaka kuzagera kuri ibi, mfite intego iyi n'iyi, mfite ibi ngibi. Birango rwose ngo kiba ari ikintu kibi cyane kugenda ugaragaza aho uherereye mu bigendanye n'imigambi yawe ufite, ngo ntabwo kiba ari ikintu cyiza cyane. Muri make nyine ntukavuge ku byerekeranye n'inzozi zawe cyangwa imishinga yawe iri mu gihe kizaza, iki kiba ari ikintu kibi cyane. Iki ni cyo aba bagabo nyine nacyo bagiye bavuga muri rusange, kigendanye no kugenda uvuga imigambi yawe. Ntuzagende rero uvuga imigambi cyangwa ntukagire umuntu ubwira ibigendanye n'imigambi yawe, kereka wenda nk'umuntu mubana muri rusange, nk'umugore wawe, wenda umuvandimwe wawe, umubyeyi wawe, nyine wa muntu ubona ko ari umwizerwa kuri wowe muri rusange. Twagiye rero ku kintu cya gatatu udakwiriye kuba wagira umuntu n'umwe ukibwira niba utamwizeye. Ikintu cya gatatu rero baje kuba batubwira udakwiriye kuba wabwira abantu, cyangwa ikintu udakwiriye kuba wagenda uganiriza abantu, ni ibigendanye n'amabanga ndetse n'intege nke zawe. Iki rero ngo ni ikintu kibi cyane kugenda ubwira abantu amabanga yawe yose, ndetse n'amabanga abantu baba baragiye bakubitsa muri rusange. Mu cyongereza tubyita deepest secrets and weaknesses, nyine bisobanuye amabanga yawe ndetse n'intege nke zawe. Hari abantu benshi usanga bagenda bavuga ibibari ku mutima byose, ugasanga ari kugenda ababwira ibyamubayeho byose muri rusange mu bigendanye n'ubuzima bwe, ariko ibi ntabwo biba ari ibintu mu by'ukuri wavuga ko ari ibintu byiza. Ikindi kandi ntukagenda ubwira umuntu wese
ku bigendanye n'intege nke zawe. Ibigendanye n'intege nke zawe rero bimeze bite? Ni ukugenda ubwira umuntu ati ngewe ubwoba bwanjye bushingiye kuri ibi, burangiye ntenye iki ngiki, mu gihe ushaka kungusha muri rusange unkoreye iki ngiki nicyo kintu cyangusha cyane. Ibi rero ngo ntabwo biba ari ibintu bikwiriye kugenda ubwira umuntu amabanga yawe yose ndetse n'intege nke zawe zose, kuko ibi ngibi uyu muntu ashobora kubikoresha mu kugusenya muri rusange mu bintu nyine ugerageza gukora byaguteza imbere. Ibi rero ngo ni ibintu cyangwa ni ikintu kitari cyiza kugenda ubwira umuntu wese ubonye ibigendanye n'amabanga yawe ndetse n'intege nke zawe. Twagiye ku kintu cya kane rero cy'ingenzi. Mbere rero yuko tujya ku kintu cya kane, icyo nakubwira ni uko niba ukunda ibyo dukora, niba wakunze kino kiganiro, kora kuri subscribe, ikindi kandi wibuke no gukora kuri like niba wakunze ino video, kuko bitwereka ko mukunda ibyo dukora. Twagiye rero ku kintu cya kane udakwiriye kuba waganiriza abantu ubonye bose. Ikintu rero cya kane baje kuba bashyira hanze udakwiriye kuba waganiriza abantu bose ubonye ni ibibazo by'umuryango wawe ndetse n'imibanire yawe muri rusange mu bigendanye nyine n'umuryango wawe. Iki kivuze iki mu Cyongereza? Kivuze cyangwa ni baba bashatse kutubwira yuko udakwiriye kugenda ugaragaza icyo wakita nka personal life and family drama, cyangwa kugenda nyine ugaragaza ibigendanye n'ibibazo by'umuryango wawe muri rusange, imibanire yawe. Ibi usanga abantu benshi bakunda kugenda babikora, ugasanga ari kugenda aganiriza abantu bose abonye ati ngiye bura mu muryango wanjye tugiramo ibibazo ibi n'ibi, nakuze nabi, nakuze ntagoringa, nakugezana n'uyu munsi mfite umuryango utari mwiza, ibintu bimeze bitya. Ibi rero ngo ni ibintu biba bitari byiza mu gihe uri kubibwira ku muntu utagira icyo agufasha. Ibi rero bivuze iki? Ese uyu muntu uri kubwira ibigendanye n'umuryango wawe, ese azagufasha iki? Ese ari kukumva cyangwa ari kuguseka? Ibi rero ngo ni ibintu uba udakwiriye kugenda uganiriza buri muntu wese ubonye ku byerekeranye nyine n'ibibazo by'umuryango wawe ndetse n'imibanire yawe. Ibi rero bikaba byari ibintu bigera kuri 4 udakwiriye kugenda uganiriza buri muntu wese. Nge twari turi kumwe rero, nitwa Leo Dukuze. Niba ukunda ibyo dukora, kora kuri subscribe kugira ngo tujye twibanira buri munsi, kuko murabizi ko uyu ari umuyoboro wa YouTube w'abasobanutse kandi basobanukiwe. Nge rero icyo nakwifuriza nuko amafufu n'amafaranga byakomeza kugufubika maze ukagubwa neza. Ndagushimiye cyane.